Kaze kuri Hospitality TV Rwanda, tubashimire kuba mudukurikira. Abamaze gukora subscribe turabashimiye cyane, nawe utarayikora tugukangurira kuyikora kugira ngo dukomezanye. Uyu munsi tugiye gukora marshmallow. Marshmallow ni deseri, cyane cyane ukaba wanayisavinga kuri high tea cyangwa se afternoon tea. Kugira ngo tuyikore turakenera gelatine leaves 8, kuzishyira mu gasafuriya. Nurangiza kuzishyira mu gasafuriya ugashyire ku munzani kugira ngo upime amazi tugiye gushyiramo, hanyuma ushyiremo amazi. Urarebera ku munzani araba ari garama 128. Shyiremo garama 128 nk'uko ubibona. Hanyuma ku ruhande ufate indi safuriya ushyiremo amazi angana na garama 125. Wongeremo isukari garama 250 muri ya mazi ku ruhande. Gelatine twasize mu mazi ukwayo, hanyuma ufata andi mazi ushyiremo isukari garama 250. Bagiye ufate ya gelatine wasize mu mazi uyishyire ku muriro, uyikoroge na spatula ishonge. Nimara gushonga uyishyire muri boro ya mashine, kuko turaza kuyikorogera muri mashine. Shyire muri boro ya mashine uyikoroge ise nk'ihora ho gakeya, isigara ari akazuyazi. Hanyuma ya sukari garama 250 na ya mazi ubishyire ku muriro, ureke isukari ishyuhe ibire. Ushyiremo thermometer upime temperature, urebe yuko iragera ku 113. Urabireka bibire, ucungane na temperature igere ku 113. Ubiri ku 110 na kangahe na kabiri. Nibigera ku 113 byageze ku 113, tugiye kurekeraho. Hanyuma nigera ku 113 uyivane ku muriro, uyijyane muri ya gelatine, ugenda uyitamperinga muri mashine. Ita temparinge buhoro buhoro kuri muvuduko muke muke. Nurangiza kuyitemparinga imaze gushiriramo, ukongera umuvuduko. Imashini ibifite kuri 1 kugeza mu 10. Uravana muri 2 aho turi gukorera ushyire mu 8, araba ari mu muvuduko wihuta. Hano urabona turacyayikoroga buhoro kuko turacyayisukamo, irangiriyemo yose. Hanyuma wongera umuvuduko yihute, imashini yihuta uyishyire mu 8. Uko imashini yihuta urabona yuko bigenda bihinduka. Byari liquide none biri kugenda bihinduka, bifata bisa nkaho bijya kuba merengue. Urabona biri gufata. Ukomeze uyikarage, ikarage igenda ifata. Hanyuma mu gihe uri kuyikaraga ushake food color ya pink. Hano ushobora gukoresha pink cyangwa ugakoresha ibara ushaka. Wakoresha umuhondo, wakoresha icyatsi, uko ushaka ko marshmallow zawe ziza gusa nibyo bara urashyiraho. Twe dusizemo pink, bikeneye marshmallow ziri pink. Hanyuma numara kwishyiramo ukomeze ukarage. Marshmallow yacu urabona ko iri kugenda ifata. Komeza ukarage ku muvuduko wo hejuru. Hanyuma utegure tray, ushyireho agashashi cyangwa se papier film, bayita cling film muri terme technique. Ufate cling film urambure kuri
tray kugira ngo bitaza gufata hasi kuri tray. Hanyuma ufate icing sugar, ibi ntibihagije, ufate icing sugar unyanyagizeho hariya hejuru y'agashashi, ukanyanyagizeho neza. Icing sugar ikiradufasha, iraza kongeraho uburyohe kandi bituma itagenda ifatira aho ibonye hose. Meshimari ikunze gufatira cyane, iyi icing sugar iratuma idafatira. Nuyifata uyiterura iriho icing sugar ntabwo iragufatira. Nurangiza ufate ya meshimari uyivane muri machine, hanyuma uyishyire kuri ya tray tumaze kuramburaho ishashi na icing sugar. Uyishyireho neza witonze. Numara kuyishyiraho ufate spatula urambureho neza, uyirambure ireshye neza mu mpande hose, mu nguni igereyo. Nimara kugera mu nguni hose, turahita dukora mu mazi. Ukora mu mazi hanyuma ukayirambuza intoki. Udakoze mu mazi yagufataho. Ni ugukora mu mazi ukayirambura n'intoki neza witonze, cyangwa se utarambura n'intoki ugafata ka gakiringi firimu ukaramburaho hejuru ukagenda ukoraho uringaniza neza. Hano twakoze mu mazi kugira ngo tuyiringanize. Hanyuma nurangiza ufate icing sugar nanone unyanyagizeho hejuru, ugireho neza. Hanyuma irengaho uyivaneho, ushyiraho agashashi upfundikire, uyibike nk'iminota 30. Iraba imaze gufatana neza yegeranye. Nurangiza ufata akarati karagufasha gukatamo utuntu tw'udukibe tungana. Ubona ni udukibe tungana. Hanyuma twa dukibe udutere icing sugar kugira ngo tugume muri icing sugar. Nurangiza ushake kontena nziza ubikemo meshimaro zawe, hanyuma witegure kuzisavinga kuri high cyangwa afternoon tea cyangwa usavinga as a dessert. Turabashimiye mwege mukomeje gukurikira Hospitality TV Rwanda, mukore subscribe naho ubutaha. Ciao ciao.